muraho nanone amahoro y'Imana akomeze abane natwe twese. N'ibisanzwe ikiganiro ni cya kindi ni ibiriho. Ese noneho wakwibaza ngo uyu munsi nakuzaniye ibiriho bimeze biti? Ese ufite amatsiko? Ibiriho by'uyu munsi biragira biti banza wikunde, self love. Ese yumvishe kwikunda, iyo wumvishe nk'umuntu avuze ngo ndikunda, wumva iki? Wowe iyo uvuze kwikunda uba uvuze iki? Katubirebe. Ese wowe ubwawe iyo wigenzuye usanga wikunda ingana biti? Icyo ni ikibazo wakwibaza, icyo ni ikibazo nakwibaza. Kubera iyo aba wari uzi ko agaciro ko kwikunda, ntabwo wakabaye inshuti n'abo wita inshuti zawe. Iyo waba wari uzi agaciro ko kwikunda, ntabwo wakabaye uri inshuti n'abantu aka kanya wita ngo ni inshuti zawe. Bitewe n'iki? Abantu tubona bagenda mu muhanda bafite ibintu byinshi bibananiza. Buri wese afite ibintu byinshi bimuhangayikishije ku giti cye, buri wese afite imitwaro ye. Buri wese yihugiyeho, buri wese afite ibyo wenyine arwana nabyo. Ntabwo bafite urukundo umuntu wo hanze. Arufitiye we, arufitiye famiye ye, arufitiye abantu be bari bo hafi ye. Gusa ibyo urwana nabyo ni ibyawe gusa. Nuba umunyantege nke bizagutsinda. Ibyo urwana nabyo nuba umunyantege nke bizagutsinda. Nuba umuntu ukomeye bihagije uzabitsinda. Bivuze ko urugamba ari urwawe wenyine. Ahangaha urugamba rwo kwikunda ni urwawe wenyine. Bitewe n'iki? Numara gusobanukirwa kwikunda uzatangira ugenzure inshuti zawe ubana nazo. Noneho nuba umunyantege nke uzatsindwa. Ariko ahangaha tubonye ko nuba umuntu ukomeye bihagije uzabitsinda. Noneho hano wahita wongera ukibaza, ese utekereza ko wakwikunda bigenze biti? Kugira ngo twikunde, ese twakwikunda bigenze biti? Nuko waba ufite amamodoka menshi? Ese ufite amamodoka menshi utekereza ko aribwo waba ufite urukundo ruhagije, aribwo washobora kwikunda? Uramutse ufite amamodoka menshi uyahinduranya ukava muri imwe ukajya mu yindi, cyangwa se ufite imodoka y'inzozi zawe, utekereza ko aribwo wakwikunda? Ese wakwikunda kubera ko ufite amazu menshi? Ese n'ikintu gishobora gutuma wikunda nuko waba ufite imirima myinshi? Ubwo ngende kugereranya ikintu by'ubuzi ushobora kuvuga ati iki kintu ngifite nakwikunda. Njyewe hari nk'umuntu uvuga ati njyewe mbonye ahantu ho kuba, nkabona ukuntu ngenda nicaye, nkabona iki, njyewe ubuzima bwaba bwemeye. Ubwo nawe hano bari kukubaza, ese kugira ibyo ngibyo tuvuze haruguru nibyo byatuma donc ubifite waba wikunze? Wajya wumva wikunze byibuze ukanyurwa no kwikunda? Tekereza ikintu cyatuma wikunda ubwawe. Wowe ni ikihe? Ikintu mu by'ukuri baguhereza ukahita uvuga ati ndikunze. Utekereza ari igiki? Ese ukibonye wanyurwa koko? Ikibazo si ibingibi byo kuvuga ngo ni iki ngo baguha ngo wikunde. Ahubwo ikibazo ni uko utazi agaciro kawe. Iyo wari ukazi ntiwakabaye witesha agaciro ku buryo ntabwo wakabaye witesha agaciro uburyo ukoramo ibintu byawe byose. Iyo wabuze agaciro kawe ntabwo wajya witesha agaciro. Ikibazo gihari ni kimwe. Ikintu cya mbere, ikibazo gihari ni kimwe, utazi gufatira umwanzuro. Ugomba kuvuga uti ntabwo nkwiye kubana n'aba bantu. Ugomba kugira abantu wemera mu buzima bwawe n'abantu ugomba kwanga ugahakana. Bitewe n'iki? Nawe ubwawe, bitewe na vision yawe, bitewe n'icyo ushaka kuba cyo. Hari abantu ugomba kwemerera mu buzima bwawe, hari n'abo ugomba guhakana. Ntabwo ukwiye kubana n'abantu bose. Oya, ntabwo ukwiye guha umwanya ibi bintu. Nta nubwo ukwiye guha umwanya umuntu utabona agaciro kawe.
ahantu hose utabona agaciro kawe, ahantu hose utabona agaciro kawe ukwiye kuhahunga. Ntabwo ukwiye kuhaguma, ntabwo ukwiye kuhaba. Mu gihe umuntu ataguhereza agaciro, mu gihe ubona utubashwa abo hantu, have nimba ushaka kwikunda. Kuko uko umuntu agenda agutesha agaciro, ni kugenda nawe witesha agaciro. Kwikunda muri wowe bibura, kwikunda muri wowe, rwa rukundo wumva ugiye kwiha rukagenda rubura, nawe ugatangira kwishidikanyaho, kubera ko wahaye umwanya umuntu uri kugutera gushidikanya muri wowe. Umuntu uri kugushidikanyaho noneho akabikubwira, wamuhaye time, noneho nawe birakugeraho nawe ubwawe utangire kwishidikanya ubwawe. So ahangaha niba ari kutubwira hejuru, mbere aho kugira ngo umuntu atangira gushidikanyaho, menya umuntu ubana nawe, umenye uyu muntu se mu by'ukuri arakunshyigikira mu mipango yanjye, uyu muntu turi kumwe. Nubona atari umuntu uri kugusapotinga muri gahunda zawe, nubona atari umuntu ugushyigikiye, igendere, muhunge, ugende ku bintu bindi, ubane n'abantu bashyigikira inzozi zawe, ubane n'abantu bakuri hafi. Ugomba kwikunda ubwawe, utarindiriye ko hari undi muntu, utarindire ko hari undi muntu uri gusubikire kugukunda. Hano ni self love. Ikunde, wikunde utarindiriye ko hari abandi baraguha urukundo, ahubwo wowe numara kurwiha urwawe, numara kwiha urukundo aho uzasagurira n'abandi. Witekereza ngo bamuhe urukundo, baguha urukundo se nabo niba batarufite. So ni wowe ufite inshingano. Kwiha urukundo ni inshingano zawe, ntabwo ari inshingano z'abandi. Ni nk'uko no gutera imbere ari inshingano zawe, atari inshingano z'abandi. Kubera ko undi muntu we hazaba abayeho neza, agenda modoka ashaka, aryama aho ashaka. Wowe rero kubera ko uri gutunga ukuboko abandi buri gihe, ati ntibampaye bino, uzata umwanya wawe uri kureba ibyo batagukoreye kandi bo bikorera nkaho bagufitemo mu nshingano zabo. Kandi umuntu wa mbere ufite inshingano ikomeye mu kwiha no kwihaza, abibe mu bushobozi, bibe mu byishimo, bibe mu marangamutima, ni wowe ubwawe. Niwibura nta wundi muntu uza kubaka. Wowe nunanirwa kwiyubaka uzahura n'abagusenya. So imbaraga zo kwiyubaka ni izawe ku giti cyawe. Ntukagire undi muntu ublaminga, ntukagire undi muntu utunga ukuboko, urutoki. Mbere yo gutunga urutoki mugenzi wawe kuvuga ngo ntunkorera bino, banza uvuge se ngiye nikorera iki? Nikorera iki? Ugomba kwikunda wishingiyeho, udashingiye ku wundi uwo ari we wese. Nibyo nari maze kuvuga mu kanya. Udashingiye ku wundi, yego nagusapotinga, it's okay, nagusapotinga arakoze, nabyo ni byiza nyine, ubugize amahirwe ubonye umuntu ugufashije. Ariko niba atabikora, wibigira urwitwazo, kubera ko nyine nabarigiye usanga aho bageze barahigejeje. So nawe urwana n'intambara yawe, urwane no kwiha ibyishimo, urwane no kwiha iterambere. Mbese wumve ko ikintu uzageraho cyose ari urugamba rwawe. Ugomba kwiyizera wowe ubwawe, ugomba kumenya agaciro kawe. Nutamenya agaciro kawe, nta wundi muntu uzakakumenyera. Agaciro kawe nakawe. Na Perezida ahora bitubwira, Perezida Kagame ahora bitubwira ati mwihe agaciro. Nimutiha agaciro, nta wundi muntu uzabaha agaciro. Niwisuzuguza ukumva uri gutega amaboko ngo abantu bose bagufashe, nyine uzakura uteza ayo maboko. Urumva ko agaciro wowe nutagira uruhare mu kwiha agaciro, ntawe uzakaguha. Nangaha no kwikunda ubwawe, nitumva ngo wikunde wiha agaciro, abandi bazagukandagira. Ugomba kumenya ibyo ushoboye gukora kuruta undi uwo ari we wese. Ni wowe uzi icyo ushoboye, ni wowe uzi icyo udashoboye. Rwana nawe, icyo udashoboye ubwire umuntu uti iki singishoboye, amenye ngo ushoboye iki, uraha ahangaha ntuhari. Abikubahire kugira ngo ubeho unezerewe. Ntukabe wa muntu wihara n'icyo udashoboye ngo uvuge ngo iki ngiki ngo ndagikora kandi utagishoboye. Menya icyo ushoboye, umenye n'icyo udashoboye. N'abantu bagukikije bajye bakona avuge ati uyu nguyu araha, hapfa kuba hakubahishije aho hantu uri, wowe wumva uri proud yaho, sibyo? Kandi uzi ko ari ahantu kuba bikunda.
uri hano ku isi kubw'impamvu, ntabwo uhari gutyo gusa. Ntabwo Imana yaturemye ngo tuze ngo tuture ku isi gusa. Buri wese afite mission yamuzanye kuba hano ku isi. So nutavuga ngo mission yanjye ni iyihe, ese ndabaho nte? Ese ndafasha iki abandi? Ese naremewe iki? Mu gihe wowe ukabaho mu kigare gusa, oya tangira uvuge ngo Imana yandemeye iki? Ese ndiho kugira ngo abandi bafashe iki muri ubu buzima? Kako ntabwo Imana yakuremye ngo uze gutyo gusa ku isi. Oya, buri wese aba afite mission ye, ahubwo nuko tutayimenya cyangwa se nawe utayimenya. Hari icyo wakemura, hari icyo wakemura ku isi, ariko ikibazo nuko utakizi. Ntabwo urakimenya ariko kirahari. Nta gaciro uzigera ubona ubaho ushimisha abandi. Mu gihe ubaho ukirwana no gushimisha abandi, atari kureba wowe ku giti cyawe, ese ni igiki kigushimishije? Ese mu by'ukuri ngewe wanishimishwa n'iki mbere yo kugira ngo nshimishe kanaka? Yego, ntago mbereweho no kubangamira abandi, ntago mbereweho no kubabaza abandi kutuma bafata umwanya munini bantekerezaho, ariko mbere yo kugira ngo mbatekererezeho ndwana n'ikibashimisha, ahubwo ngewe ubwanjye nshimishwa n'iki kimpesha agaciro, kinezeza. Icyo kintu bari cyo urwana nacyo. Ariko hano ho uha abandi amahoro, ariko wowe wayiyimye. Kuki urwana no kunezeza abandi, ukarwana no guhereza abandi amahoro kandi wowe wayiyimye? Hoya, ntabwo icyo gihe uba wishimye muri wowe gusa ugomba kuba umuntu uri positive, ugerageza kutabangamira abandi. Ariko ikintu kiruta ikindi, aho kugira uhereza umuntu ikintu kimuhereza amahoro wowe wayiyimye, oya, ayo mahoro naba yanyu mwembi. Umuha amahoro, ariko wabonye ko iki kintu ugiye gutanga amahoro, ese nawe kiri kuguha andi? Ntabwo tukwiye kubabazwa ngo uhereze abandi bana amahoro, wowe uri kubona ibyo bintu biri kuguha nta mahoro biri kuguha. Oya rwose, oya rwose. Ni nko gukunda abandi wowe utikunda. Ese koko wakunda undi muntu wowe utikunda, ukambwira ngo urwo rukundo rumaze iki? Ntacyo rumaze. Kuko nimba ugiye no muri bibiliya handitse ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kubera ko Imana itatubwiye ngo kunda mugenzi wawe gusa, nuko yari izi self love, nukuvuga ngo nayo ubwayo irikunda mbere, hanyuma natwe ikaduhereza ku rukundo rwayo. Ariko itikunze, natwe ntabwo yaduhereza ku rukundo rwayo. So nawe twe rero, nawe mbere yo kugira ngo uhereze abandi urukundo, wowe warwihaye? Ese wowe urarufite? Urajya kugurira abandi bantu imyenda wowe wambaye ubusa? Ni ikibazo. Banza wikunde, urye uhage, utekereze no ku bandi. None ko mpaze Mana na bariya barashonje, kubera ko wabanje kwikunda, wabanje kumenya icyo ukeneye. Umaze kumenya icyo ukeneye, wifuza no kugira ku bandi. Wakunze amahoro, umaze kugira amahoro, wifuza no kuyaha ku bandi. Buri munsi turiga, ntabwo turi perfect, ariko uko buri gihe umuntu agenda atera imbere, agenda yiga, agerageza kwisuzuma, agerageza kwitekerezaho, akagira n'ibyo agenda ahindura gake gake mu buzima bwe bwa buri munsi. Gukora byinshi ubikorera umuntu, ariko uwo muntu ntabibone. Niba uwo muntu atabibona, bireke, kuko ntazigera abiha agaciro. Ahangaha bari kutubuza kwihoma. Nimba wowe ukunze umuntu cyangwa se ugakora ugafasha umuntu mu buryo runaka, ukabona uwo muntu presence yawe ntayiha agaciro, aho hantu hafi, kuko aho hantu haratuma wowe ubwawe uriyambura agaciro kawe, haratuma uwo muntu aratuma confidence zawe zibura, kuko nyine uri gutanga, ariko ibyo uri gutanga ntibiri kugaragara. So urukumva ahantu udakunzwe, ahantu udakenewe, ufite rwose ni ukuhava wirukanka, kuko umuntu araba ari kukwica, uraba uri kwica ubwawe. Kuba ahantu udakenewe, wapi? Ahantu udakenewe, hafi. Nimba ushaka gukomeza kugira ibyishimo muri wowe, nimba ushaka gukomeza kwikunda, wikemera ko bagutesha agaciro.
icyambere uwo muntu si uko aba atabibona, ahubwo nta gaciro abiha, nta gaciro abihereza imbere ye. So nawe rero mu gihe umuntu adahereza agaciro umukorera, menya ubwenge, ivira ahantu wigendere. Hari abandi bantu cyangwa se ukundi kuntu biba bizagenda, ugahura n'abandi bantu bakwemera bakanakubaha, bagatuma wishima mu buzima bwawe, bakanaguhisha agaciro. Reka kwihoma rwose, kuko nibyo bituma wumva nta gaciro ufite. umuntu utareka ngo ibintu bigende niwe uba wiyangiza. Umuntu utareka ibintu ngo bigende niwe uba wangiza amarangamutima ye. Uzasanga warababaye, wihebye, kandi warabaye utifuza kuba we mu buzima bwawe. Ni kwa kundi usanga umuntu nyine asigaye atari we pe, twese bitubaho. Ugasanga umuntu ntabwo ari we nyine, abantu barakurakaje urakara, ukahita usanga ntabwo ukiri wowe. Impamvu tutari twebwe ni uko nyine tuba twarabanye n'abantu badakwiye mu buzima bwacu, cyangwa tutari dukwiye kugumishamo. So rero tugize amahirwe kano kanya tugatangira kuvuga, wareba umuntu ukatuvuga uyu muntu ntabwo akwiye mu buzima bwanjye, irukanka umusige kugira ngo byibuze atazatuma wibura we ubwawe. Isi duteraho ibitero pe. Iyo tutamenye uko tubimanaginga, duhinduka abandi tutifuje kubaho. So nimba rero wowe utarahinduka, tangira umenye ngo abantu bankikije aba ni bande. Ese nabana nabone, ni bande ndagumishamo, ni bande ndi busohore, kugira ngo utazisanga warabaye undi muntu. Niki gituma utabaho wishimye? Ahangaha buri wese yakibaza, ese niki gituma tubaho tutishimye? Ese ni ababyeyi bawe? Ese n'uwo mwabanye mu mubano mwakundanaga, ex wawe niwe wakubabaje? Gusa uko bimeze kose, kugira ngo utibura kandi ugatuba umuntu bwawe, ahangaha ikintu ugomba gukora ni ukubabarira ababyeyi bawe, ni ukubabarira umu ex wawe, ukamubabarira ubwawe, ukabanza ugahiringa muri wowe, ugakira, ukababarira abaguhemukiye. Bashobora no kuba atari n'umu ex cyangwa atari n'ababyeyi, ari n'abantu wenda mukorana ku kazi, ni ingero nyinshi. Ariko ikintu cy'ingenzi ugomba gukora mu buzima bwawe ukikoreye ubwawe, atana kuvuga ngo ukoreye umuntu wakubabaje, ni ukubabarira. Niba bitarakunze nkuko n'ibindi byanga, nyine ahangaha ndi kuvuga ku mu ex. Nimba umu ex bitarakunze ni nkuko n'ibindi byanga, nimba umuntu bitakunze ntibyakunze. Nyine ukwiye byinshi cyane birenze ibyo wabuze, sibyo? Ukwiye ibirenze uwaguteshaga agaciro, ukwiye ibirenze uwagusuzuguraga, ukwiye ibirenze kubona ko utari ukwiye urukundo rwe, ahubwo ukwiye ibirenze byaguhaye. So rero ntabwo ukwiye kwirirwa wiblaminga, wisubiza inyuma, ubabaye, ukirakariye umuntu umwikoreye. Uwo muntu aratuma ntacyo ugeraho. Wowe mu kwikunda kwawe, uwo muntu uramubohora pe. Ikunde ku buryo uragera kuri level yo kwikunda, wumve ko nta muntu ukwiye guteneka umutima wawe. Numva nta muntu ukwiye guteneka umutima wawe, urahita ubabarira abantu bose bakubabaje, kuko abo bantu bagiye mu buzima bwabo bari kubyinjoyinga. So rero wowe ubwawe uwo muntu aracyari kubukonsoma, wayi mureke abuvemo, areke no kugutera time. Nawe kandi abo wakunze utari ukwiye gukunda, ugasanga mu by'ukuri abantu ntabwo bari bakwiye kwinjira mu buzima bwawe, rekera kwiblaminga, rekera kublaminga hahise hawe. Ibabarire kugira ngo ubashe gukomeza imbere. Ibabarire uvuge ati yega amakosa narayakoze, nyuma yo kuba narakoze uyu muntu nkamwinjiza mu buzima bwanjye, ariko se nta kundi nabigenza, byararangiye, reka bisigare bimbera isomo. Ahubwo ugire umutima wo kwibabarira kugira ngo bikubere isomo, ahubwo ubashe gukomeza imbere. Ibabarire ubwawe rero, babarira umuntu waguhemukiye, nurangiza nawe wibabarire ubwawe. Numara kwibabarira, icyambere uzatangira wongere wikunde. Hano turi kureba self love, kwikunda. Wongere wikunde, wongere wibone neza, wongere wumve ko byose bishoboye, ureke kuba muri iryo cira burindi ryo kwibona. Aha utera intambwe, werekere imbere yawe, utera intambwe werekere imbere yawe, sibyo?
ubabarire, wihe icyizere, usige inyuma ahashize, kuko nta cyiza wajya kurebayo. Ahashise naho kugusubiza inyuma, naho kukubwira ngo wari uyu uburuyu ntacyo uzageraho, ntaki so inyuma ntacyo ujya gushakayo, ahubwo higire amakosa wakoze, noneho ahubwo uhitemo kuyakosora. Hazakwigishe, ariko ntuzigere na rimwe uhataho igihe cyawe utigiye kubitarakunze, kuko nta n'igihe bizigera bikunda. Yego warababaye, ariko bisige inyuma, ubyigireho kugira ngo amakosa yabaye atazongera kubaho bwa kabiri. Amakosa twakoze ahahise niyo atuma tubabo tugomba kubabo aka kanya. Amakosa wakoze, tuvuge niba spendinze amafaranga menshi cyane ukajyana mu bintu udakwiriye ahahise hawe aka kanya, noneho nicyo gihe cyo kuvuga ngo ayo ngiye kubona ubu noneho nyakoresha iki, nataye igihe nyakoresha biriya igihe cyashize, ubu ngubu noneho nakora iki? Ibintu byo guta amafaranga by'icyo gihe ukabirekera, ukatangira ukavuga ngo noneho reka ibi bintu bigufitiye akamaro kurusha ibindi. Hano niko bimeze. Erega ni ukuvuga ngo reka tureke kuvuga ngo tureke gukunda kwakira kurusha gutanga. Noneho ugera uvuge ngo ngewe ahubwo ni iki mfite ntanga kugira ngo n'abandi babone kuma. Tureke kuvuga ngo mpereza dore kanaka afite ikireka mukundira iki, oya, ahubwo ngewe mfite iki ndatanga. Kandi ntago batanga urukundo gusa. Urukundo se ni iki? Urukundo ni ibikorwa, urukundo ni uburyo uganizamo umuntu, ni uburyo umufata, ni uburyo umukunda, ni uburyo umubaho loyo ntumuhemukire, ni uburyo donc ni uburyo uvuga nkora iki kugira ngo umuntu yishime, sibyo? Rero noneho kandi iyo wakunze undi nawe urukundo rurakugarukira. Tureke kuvuga ngo tube abantu bo kwakira gusa, ahubwo mbere kugira ngo wakire ko ngiye gukundana n'uyu muntu, ese ko ngiye gukora ibi ngibi, ngiye mfite iki? Buri gihe tujye tuvuga turetse no kujya kure muri biriya niho Yesu yavugaga ajya gukiza ngo ufite iki mperewe. Kuki yari afite ubushobozi buza akahita akubita ahangaha ikintu akavuga ngo ushaka iki, cyangwa se ntanakwaza icyo ushaka, kuko wowe ni Imana ibizi icyo dushaka. Ariko ntabwo yazaga ngo ihita ivuga ngo wanakeneye iki ihita ikimo, ahubwo yarazaga ikavuga ngo ufite iki mperewe, cyangwa kubaza ngo ushaka iki. Si uko yabaga ikiyobewe, ahubwo yabaga iri kugira wowe kwanza ufite iki muri wowe ushaka iki, ese koko icyo ngicyo ubona ko ukeneye nawe nicyo ukeneye. So natwe rero tureke kureba abandi ngo baduhe, ahubwo twebwe tubahaye iki. Noneho tubahaye iki, dufite iki, tubanze twihaze, nitumara kugira urukundo muri twebwe tubone n'urwo dutanga. Kubera ko nyine ufite icyuho kiri vide, wowe uri vide, hari ahantu wumva ko ukeneye kuzuzwa, wuzuzwe n'undi. Ese uwo wundi we naho hari vide hazuzuzwa nandi, nawe ari gihe afite icyo cyuho. Uko nguko urukundo ushaka ngo bagukunde ukundwe, nuko no mugenzi wawe nashaka ngakundwa, ahubwo ikunda ubwawe wihaze. Numara kumva ko wowe ubwawe kwikunda nta kibisimbura, uzatangira ukunde n'abandi. Amahoro y'Imana akomeza abane natwe n'ibisanzwe n'ibiriho self love ku mutima. Ubwo rero kwikunda part 1 ni ngi nabateguriye, ubwo part 2 turindire ejo. Ese kwikunda tubanze twumve kwikunda twikunde, none tumara kwikunda tubone n'urwo dusigariza abandi. Ntabwo tuzaha abandi natwe ubwacu tutikunze. Depression ziraha hanze nizuko nyine tujya dushaka nk'abantu badukunda, natwe ubwacu tutabanje kwikunda. Natwe tugakunda abandi, natwe ubwacu tutikunze. Nta rukundo wakunda undi ntawe utikunze. Abo ntabwo icyo gihe uri gukunda, ahubwo aba ari ubwoba ufite bw'ubuzima, ugatinya kubaho wenyine, kubera ko nyine uyu muntu se nakora ibiki. Ariko iyo wikunda ubwira ntabwo ugira ubwoba bwo kubaho wenyine, kuvuga ati nyine urihagije, uri kwikunda, urikorera akazi kawe, uritekera uryo kubera ko ushonje, urasohoka kubera ko just ushaka kugenda kuruhura mu mutwe. Ntabwo urabikora ngo bakurebe.